mbere na mbere reka nkwikaze wowe ubashe kubaza kuri YouTube yacu. Ubu ngubu tugiye kuba tuvuga kuri Papa Francis. Gusa ikintu cya mbere kibanze ukwiriye kubanza gukora kugira ngo ibyo tuvuga byose bizaje bigushyika mu buryo bweruye kandi bwiza, kanda subscribe, like ndetse uze no gutera comment igihe urabusoje iki kiganiro. Ahangaha tugiye kurebera hamwe ijambo Papa yavuze rya nyuma mbere yuko apfa. Ibyo ngibyo ni ibyabaye, twese turabizi neza ko yapfuye. Ahangaha rero ndibuze kubabwira ijambo Papa yavuze ndetse n'ubutumwa yatanze ku isi hose bugenewe abantu bose, ibiremwa byose. Iryo ni ijambo Papa yavuze niryo tugiye kwibandaho cyane. Gusa mbere yuko tuvuga kuri Papa ijambo yasize avuze, reka mbanze mbabwire ngo Papa Francis yari muntu ki. Papa Francis yari umugabo waturukaga mu gihugu cya Argentina, akaba umwana wa mbere mu bana batanu bavukanaga. Papa Francis rero akaba yari yaravutse tariki 30 yari yaravutse tariki 17 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'igihumbi 1936. Yari umwana wa mbere mu bana batanu bavukanaga. Papa Francis akaba yaritabye Imana tariki 21 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2025 afite imyaka 88. Twese turabizi. Ahangaha bikaba bivugwa ko yazize indwara ya stroke cyangwa se indwara y'ubwonko yakurikiranye no guhagarara ku mutima. Icyo ngicyo nicyo Papa Francis yazize. Rero abantu benshi bibaza ngo Papa Francis, ngo Papa Benedicto, amazina Papa Francis cyangwa Papa Benedicto n'andi mazina y'abapapa mwagiye mwumva ni amazina bahabwa igihe bageze ku buyobozi cyangwa se ku ngoma yo kuba abapapa. Uyu rero Papa Francis akaba yaritwaga George Mario. Yitwaga George Mario, akaba yari umupapa wa 266 kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa 3 2013 nibwo yageze ku ngoma y'ubupapa, nibwo yatangiye kuyobora ubupapa. Akaba ari umwe mu bapapa baturutse muri Amerika y'Epfo. Mu bapapa bagiye baturuka muri Amerika y'Epfo nyine mu myaka isaga 100, ntabwo ibyo bintu byari bikunze kubaho. Uyu mupapa rero akaba yaragiye arangwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aribyo ngiye kubabwira ahangaha mbere yuko mbabwira ijambo yasize avuze. And spending weeks in the hospital in 2023. The toll of the papacy. Gusa mbere yuko mbabwira ijambo ryo Papa yasize avuze cyangwa se ubutumwa yasize ageneye isi yose, ndagira mbanze mbabwire ko yari umupapa warangaga no gufasha ubutabera, gufasha abakene, abatishoboye, mbese ibintu byinshi cyane, harimo ndetse no kuba yararengeraga ibidukikije. Nyine ukabona ko ari umupapa waranzwe n'umutima mwiza. Nubwo agishyika ku ngoma byagiye bigaragara ko abayoboke bamwe na bamwe b'idini Katolika bagiye basa nkaho batera umugongo idini Katolika bitewe n'imyitwarire imwe n'imwe y'imibi yagiye igaragara bitewe n'uburyo yaburagamo ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mupapa rero ikintu kidasanzwe yasize avuze, nivuga buri wese uri ahangaha cyangwa se buri wese uri kunyumva ari wita avuga ati iri jambo rirakomeye kandi rakakaye, kuko ni ijambo risa nkaho riremereye cyane, buri wese akwiriye kwitaho agatega amatwi, yewe rimwe n'imwe byanamukundira akabasha kuba yarikurikiza. Gusa mbere yuko ndivuga, uyu mupapa imihango yo kumusezeraho cyangwa se imihango yo kumushyingura yabaye uyu munsi tariki ya none tariki 26 z'ukwezi kwa 4 2025. Ikaba yaberewe ku murima cyangwa se ku butaka bwitiriwe Mutagatifu Petero wa mbere i Vatican. Yitabiriwe n'abaperezida benshi bagiye batandukanye, harimo Perezida Trump n'abandi baperezida benshi bagiye, ndetse n'abaturage benshi baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye birenga 150. Ndetse nk'uko byagiye bigaragara ko yagiye afasha n'impunzi zitabiriye n'abandi baturage bose badafite iyo bagiye baturuka. Gusa nyuma y'uko gupfa kwa Papa Francis, akanama gashinzwe kuba kashyiraho undi mupapa nako kahise gakorana, bemeje yuko hagiye gushyirwaho umupapa w'umunyafurika. Gusa umupapa w'umunyafurika ntago aratorwa, niyo mpamvu bikiri mu nyandiko cyangwa se bikiri mu mvugo, ariko ntago birashyirwa mu bikorwa. Uwo mupapa rero ugomba gushyirwaho atorwa n'abakaridinari. Mbere yuko atorwa hagomba kubanza kubaho umuhango wo kumushyingura. Uyu wabaye uyu munsi tariki 26. Gusa bikimara kuba ako kanya bitarenze tariki 6 z'ukwezi kwa 5 cyangwa tariki 12 z'ukwezi kwa 5 hagomba kuba hagaragaye undi mupapa.
ubwo rero uwo mupapa biri kuvugwa yuko ari umunyafurika ariko ntabwo byari byemezwa. Nibimara gushyirwa mu bikorwa ibyo nabyo ndumva nzabibabwira, nzabibagezaho. Katurebere hamwe rero ijambo papa yasize avuze. Ijambo papa yasize avuze rero, mbere ko turyitaho cyane cyangwa se turyibandaho nk'inama yasize agiriye isi yose muri rusange, reka mbanze mbibutse ikintu yategetse. Papa yategetse yuko mu gushyingurwa kwe hatazigira hakorwa ibirori bikakaye bihambaye cyangwa se indi mihango y'umurengera, ngo habeho ikintu cyitwa gupfusha ubusa, ngo usange barimo barita ku ishyingurwa ryaho kugira ngo bite ku baturage n'imibereho y'abaturage. Rero ibyo ngibyo akaba yarabitegetse mu gitambo cya misa cyabaye ku itariki 20 mu gitambo cya misa kibanziriza Pasika, cyabaye tariki 20 z'ukwezi kwa kane. Aho niho yabitegetse mu rusengero rwitiriwe Saint Maria Maggiore, aho ngaho ni Roma. Ahangaha rero papa akaba yarategetse yuko hagomba gushyingurwa nta bintu birenze, nta bintu bikabije bibayeho, kandi nakoko ni nako byagenze. Muri uko gushyingurwa kwe nta bindi birori byabayeho bikakaye bidasanzwe nk'ibyajyaga biba ku bandi bapapa bose. Ibirori byabaye byari byo kumushyingura mu mihango isanzwe, nta bindi birori byabaye bikakaye nk'ibyabaga ku bandi bapapa. Rero nagira ngo mbibutse yuko mu mihango yose yagiye ibaho, mu bapapa bagiye babaho bose, abapapa b'Abanyafurika babayeho ni abapapa batatu. Harimo uwitwa Papa Victor wa mbere waturukaga mu gihugu cya Tunisia, na Papa Michel waturukaga muri Afurika y'Epfo, ndetse na Papa Gracious wa mbere waturutse mu gihugu cya Liberia cyangwa se mu gihugu cya Libya. Aba nibo bapapa b'Abanyafurika bagiye babaho. Aba papa b'Abanyafurika rero bakaba baraho mu gihe cya kera, igihe Afurika yafatwaga cyangwa se yitirirwaga Abaroma. Abaroma aribo harimo ibihugu bya Libya, Algeria ndetse na Tunisia. Okay, ubwo ndakeka rero ku kintu kigendanye n'abapapa cyo nsa nkaho nkivuze. Noneho ngubu twajya kuvuga ku ijambo Papa Francis yasize avuze, cyangwa se ubutumwa yasize ageneye Abanyafurika bose, cyangwa se yasize ageneye isi yose. Gusa n'Abanyafurika barimo mutagira ngo n'ukwibeshya. Mu ijambo rimwe yavuze ngo obe. Ubwo aho ngaho ngiye kubasobanurira iryo jambo icyo rivuze, mbabwire n'ikintu n'ubutumwa yashatse gutangamo isi yose yagombaga kuba yakumva. Iri jambo yarivuze ashatse gusobanura ku misozi yose ndetse no ku isi yose. Ahangaha yisabiye abayobozi b'ibihugu barenga amagana n'amagana ko badakwiriye guheranwa n'imitekerereze yabo y'ubwonko bwabo, bakomeze ibitekerezo bigendanye n'ubukungu, bakomeze ibitekerezo bigendanye n'umukiro wabo gusa, ahubwo bakwiriye kurebera hamwe ikintu cy'ingenzi cyane ku isi. Ariho yasabye abayobozi ko bakwiriye kwita ku baturage, bakareba intambara, kuko murabizi yuko muri iyi si ibintu bisa nkaho byugarije ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ni intambara ziri kugaragara ku isi yose, kwikubira ubukungu, ibintu nk'ibyo ngibyo byo kugaragaza inda nini nyine ku mpande n'impande zigiye zitandukanye. Ariko we yasabye yuko abayobozi b'ibihugu bakwiriye kwirengagiza ibintu bijyanye n'intambara, ubukene ndetse n'ubugome bwa hato na hato burimo buterwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, ahubwo bagashingira ku baturage cyangwa se ku bantu batuye muri ibyo bihugu byabo, bakaba bashaka imibereho myiza yabo. Ijambo rikakaye yababwiye cyangwa se yagejeje ku isi yose, yavuze ko nta mahoro ashobora kubaho hatabayeho ukwemera ubwigenge, hatabayeho kwemera ubwigenge cyangwa se kwemera imitekerereze no kwemera imyemerere y'abandi bantu cyangwa se y'ibiremwa muntu uko bigiye biriho. Ngo amahoro kugira ngo atahe uba ugomba kwakira ukemera imitekerereze, imyemerere n'ubwigenge bw'umuntu ku giti cye, ukareka gushoza intambara irwanya imyemerere n'imitekerereze n'ubwigenge bwe, ahubwo wowe ugaharanira ibyawe. Uba ugomba kwemera icy'abandi, ukemera uburyo abayeho, ukamureka akamanaginga uko abayeho, nawe ahubwo ukarushaho gushyiraho ingamba z'uburyo ugomba kubaho. Gusa ntiwemere ko hari umuntu uvogera imibereho yawe. Iryo ni ryo jambo Papa yasize avuze ku munsi wo gupfa
atarapfa niryo jambo yasize avuze mu gitaramo cya misa ibanziriza Pasika cyabaye tariki 20 z'ukwezi kwa 4 2025. Ngayo nguko rero uwo niwe mupapa Papa Francis, ayo niyo magambo yasize avuze. Gusa hakaba hagiye kubaho umupapa w'umunyafrika nk'uko biri kugenda bivugwa. Papa w'umunyafrika kimara kubaho, uyu mupapa w'umunyafrika namara gushyikaho nzahita mbakorera icyegeranyo kigendanye na papa w'umunyafrika nashyikaho. Gusa natanagirwa papa nihatabaho papa w'umunyafrika, ubwo ngubwo no kuvuga ngo nabwo nzababwira ku yandi makuru y'undi mupapa uzaba wabayeho. Ikintu ndakwiriye kwibagirwa gukora no gukora subscribe, kanda kuri subscribe una sharing ino video, unatubwire muri comment utubwire uko byagenze, ndetse mbonereho no kubabwira nti mukomere mushikame rwose mwihangana abantu bakundaga Papa Francis. Aheza ni mwijuru tuzongera duhure nawe. Papa Francis yari umuntu mwiza, abanye neza. Idini rya Katolike nababwiye ndumva ubutumwa mbafitiye kubakomeza, nkababwira nti mukomeze mwihangane, hagiye kujyaho n'undi mupapa nawe tuzamukunda, azatuyobora neza nk'uko byari bisanzwe, nk'uko Papa Francis yatuyoboraga, kandi Imana ikomeze imwakire mu bayo. Ciao ciao. Mwari muri kumwe na Kabos, umwe mukunda cyane muzi kuri isi yose.